Reka twongere tubashimire bakunzi b'Umwana TV aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Turizera ko mwese mumeze neza kandi mukomeye mushima Imana. Imana rugena byose niyo twiringiye kandi niyo duhoza mu bitekerezo byacu. Udafite Imana nta buzima aba afite, kandi udafite Imana ibyo yaba afite byose byaba ari ubusa. Niyo mpamvu hano ku Mwana TV twebwe twiragiza Imana, tukaba dusaba n'abakunzi bacu mwese kugira ngo mujye mwiyambaza Imana, kuko niyo buzima kandi niyo byishimo. Munyemerere bakunzi b'Umwana TV, turi mu karere ka Rubavu. Ngira ngo iyo ubonye aya mazi uhita ubyibwira neza. Turi ku Kivu, benshi barahakunda, ngira ngo murabizi mu bice bitandukanye by'u Rwanda, by'umwihariko abari mu mujyi wa Kigali. Aya mazi mujya munyaruka namwe mukaza kuruhura mu mutwe, cyane ko iyo wicaye hano nk'uko ubonye ifoto itambutse, ubuzima bugenda neza. Iki Kivu rero kikaba ari ikivu dusangiye n'igihugu cy'abaturanyi ba Kongo. Kikaba ari ikivu kirimo byinshi cyane bifitiye u Rwanda akamaro, by'umwihariko nk'amahoteli meza akikije kino kivu. Ikindi tutabura kuvuga ni uko iki kivu kirimo ubwoko bw'amafi butandukanye. Hanyuma rero abagituriye bo bakaba bafite umugisha mwinshi cyane, kuko hari byinshi bunguka par raporo y'abari kure. Ikindi tutabura kuvuga kuri kino kivu ni uko kirimo gaze nanone ifatiye igihugu runini, ndetse ikaba iriho itunganwa mu buryo bugezweho cyane kugira ngo izajye icukurwa ari nyinshi, hanyuma yunganire abanyarwanda. Ibimera bya biti bituma duhumeka, u Rwanda rwacu rukaguma rutekana, bibashe kuba byakoroherwa, cyane ko murabizi umunsi ku munsi biratemwa uko bukeye n'uko bwije. Iki kivu kikaba kirimo gaze rwose, tuvuga ko ejo hazaza izagira umumaro ukomeye cyane. Nubwo rero bimeze bityo, kandi nk'uko nari maze kubibabwira, nubwo iki kivu gifite byinshi kandi byiza, ariko kigira n'ibibi, kuko burya uko byamera kose bajya bavuga ngo ibibi n'ibyiza biragendana. Muri kino cyumweru nk'uko mubizi, hano mu karere ka Rubavu benshi bagira batya bakaza koga. Umwana w'umuhungu ukiri mutoya rwose yagize gutya, umwana w'umuhungu ukiri muto yagize gutya, aza koga muri aya mazi, aje kogana n'abandi bana. Inkuru mbi rero ni uko byarangiye uyu mwana yibiye cyangwa se aburiye muri aya mazi, nk'uko byagiye bigaragara, by'umwihariko ibitangazamakuru bitandukanye, by'umwihariko igitangazamakuru cya RBA nacyo kikaba cyaratangaje iyi nkuru. By'umwihariko umubyeyi w'uyu mwana nawe akaba yarabitangarije itangazamakuru. Ikindi tutabura kuvuga kuri kino kivu ni uko mu by'ukuri, nubwo benshi nyine bahogera kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza, ariko ntabwo nyine kibura kubahitana. Uyu mugabo mureba hano kuri aya mashusho niwe wabuze umwana we w'umuhungu, uri mu kigero cy'imyaka 19. Uyu mwana rero akaba yari yazanye na bagenzi babo kugira ngo boge, nk'uko hano mu karere ka Rubavu by'umwihariko kuri kino kivu byabaye nk'umuco. Ndetse nk'uko mubona aya mashusho ni abavandimwe baje kumushyigikira kugira ngo bategereze barebe ko uyu mwana ashobora kongera kuza hejuru. Ibyo ari byo byose kuza hejuru byo nibyo bategereje, naho ku bijyanye no kuba yagaruka ari muzima byo ntabwo bishoboka. Byatumye rero akarere ka Rubavu n'inzego z'umutekano bashyiraho ingengabihe
yo koga muri aya mazi, aho bavuze ko bigomba kuzajya bitangira isaa 10 z'umugoroba, cyane ko aribwo bavuga ko aya mazi aba yamaze gutuza nta muhengeri afite. Ubwo rero benshi nyine hano mu karere ka Rubavu bakaba bamaze kubimenyeshwa, cyane ko igihe cyose inzego z'igihugu cyacu, inzego z'umutekano ziba ziri hano hafi kugira ngo zinakumire abashobora kurenga kuri ayo mabwiriza yashyizweho n'akarere ka Rubavu. Aba bose bari hano ntabwo baje kwifotoza, ahubwo bategereje ko umurambo w'uyu mwana ushobora kuzamuka muri aya mazi. Ubundi abamenyereye iby'amazi bavuga ko iyo umuntu amazi amwishe amujyana hasi, hanyuma yamara nyine gukonja ku rwego wenda ruri hejuru, mbivuge gutyo, amazi akabona kumuzamura hejuru. Rero aba babyeyi, aba bavandimwe bategereje umwana wabo babuze kuri uyu munsi. Mu by'ukuri nk'uko navuze ko aya mazi ari meza kandi afite runini rutandukanye, ushobora kwibaza ngo abana bo muri kano karere ka Rubavu babyitwaramo gute ubuzima bwabo ku munsi uko bukeye uko bwije. Igihe cyose muzi ko abana bakunda gukina, ariko burya byari bikwiriye ko hari ibyo batagomba gukina nabyo. Ngira ngo nk'uko muri kubibona kuri aya mashusho, aba ni abana bato rwose, tutabura kuvuga ko bari munsi y'imyaka 15 uko ari batatu, bari gukina n'amazi. Umwuzure uraza wakubita nawe agakubita imigeri. Ngira ngo mu by'ukuri ushobora kwibaza ngo ese aya mazi aramutse azanye izindi mbaraga zidasanzwe byagenda gute? Nubwo bavuga ko abenshi bavukiye hano mu karere ka Rubavu, by'umwihariko hano ku nkombe z'iki Kivu, bavuga ko bazi koga, ariko urupfu mu by'ukuri ruratungurana. Uwo mwana turo tubabwira w'imyaka 19 nawe yarasanzwe azi koga, ariko mu by'ukuri ntekereza ko uyu munsi yamaze kubura ubuzima. Ababyeyi be bari mu gahinda, ndetse tubihanganisha kubura uwo wabyaye. Mu by'ukuri ni ikintu kibabaje cyane kandi ni ikintu gikomeye, nyuma y'uko uba waramwibarutse uvuga uti hari icyo azafasha umuryango, hari icyo azimarira, hari icyo azafasha igihugu, ariko kuri uyu munsi uyu mwana ntakiri ku isi y'abazima nyuma yo kwicwa n'aya mazi y'Ikivu hano mu karere ka Rubavu. Bakunzi b'Umwana TV rero, nk'uko duhora tubabwira ko tuzajya tubagezaho inkuru zitandukanye z'abana, cyane cyane tugiye dushingira ku bivugwa n'abana ndetse n'ababyeyi muri rusange. Ntabwo bikwiriye ko twabura kubana namwe. Ni byiza ko nimba ari ubwa mbere udusuye kuri runo rubuga, ni byiza ko wakora subscribe kugira ngo zino nkuru zacu zose n'ibiganiro tugenda tubategurira bijye bibageraho tukimara kubitunganya. Ikindi tutabura kuvuga by'umwihariko dutanze inama haba ku buyobozi bw'akarere ka Rubavu n'inzego z'umutekano, ndetse no ku batuye kano karere ka Rubavu muri rusange. Burya guturira ikintu gishobora kukwica isaha ku isaha, ni byiza ko mu by'ukuri ababyeyi mwajya mufata umwanya wo kuganira n'abana, mukaganira n'abana banyu, cyane cyane mukabagira inama mu gihe baje hano ku Kivu, bamenye abo bagendana, bamenye uburyo bakwiriye kukirinda. Ntabwo mwababuza kumenyekanisha izo mpano zabo, nimba bazi no koga nabyo ni byiza. Ejo wazagira gutyo ukabona hateguwe n'amarushanwa wenda yo koga, umwana wawe akaza mu batsinze agasohokera igihugu, byose birashoboka. Ariko ni byiza ko umugira inama, ukamuha umurongo adakwiriye kurenga, cyane ko mu by'ukuri burya ngo igiti kigororwa kikiri gito. Ntekereza ko nk'umubyeyi w'aba bana bahagaze ahangaha kuri aya mazi, aramutse nawe yumvise iyi nkuru byamukora ku mutima. Bakunzi b'Umwana TV rero, reka mbashimire mbabwira ko tubakunda. Nimba wowe ari ubwa mbere udusuye, reka tugusabe uduhe igitekerezo n'inyunganizi hano ku nkuru zacu, kandi wibuke gukora subscribe kugira ngo bijye bikugeraho tukimara kubitunganya.
ikindi nuko utakibagirwa gusharinga muri groupe zitandukanye kugira ngo Umwana TV tuve ku subscribers turiho tuzamuke. Ikindi kandi nuko utakwibagirwa mu by'ukuri kutubwira impano ziri hirya no hino mu bice bitandukanye aho iwanyu ku musozi utuyeho. Ikindi tutabura kuvuga nuko Ejo Heza ni ikigega leta y'igihugu cyacu yakize ahagaragara igamije ko muteganyiriza abana banyu. Ni konte ufungurira mu mabanki atandukanye yayandi tubamo, yayandi tubitsamo amafaranga. Wagenda ugafungurizamo konte yawe, ugafungurizamo umwana konte yawe y'ubwizigame, ndetse nawe ubwawe ushobora kuyifunguriza kugira ngo ejo heza h'umwana wawe nubwo waba utakiriho ariko izamugirire neza. Reka tubabwire ngo rero mujye mwibuka kandi gushyira abana mu mashuri. Mu by'ukuri igihugu cyacu kirifuza ko abana bose biga bakagira kujijuka, ejo heza h'u Rwanda hakazaba heza. Reka mbabwire ko we nimba rero uhohotera umwana mu buryo butandukanye ucire birarura. Ikindi tutabura kukubwira nuko bihanwa n'amategeko. Ni byiza rero kubahiriza uburenganzira bwose usabwa nk'umubyeyi, kabone nubwo waba utari umubyeyi ukwiriye kuba ijisho. Kandi nkiri ku ijisho, ni byiza ko twese tuba ijisho rya rubanda, ijisho ry'igihugu cyacu. Ni iki kitagenda ku mudugudu dutuyeho? Ni ayahe mahane, ni ayahe makimbirane, n'uruhe rugero rubi rw'umutekano utageze neza? Byose ni byiza ko ubuyobozi bw'igihugu cyacu, inzego z'ibanze zigomba guhita zibimenya. Reka mbashimire rero bakunzi b'Umwana TV, mbashimire ku ruhare n'umwanya wanyu muba muduhaye, kandi tubasaba mu by'ukuri kuduha amaboko yanyu. Ntabwo gusaba ari ugutegeka, ariko bigukundiye ubonye ntacyo bigutwaye waduha amaboko yawe kugira ngo byose bigende neza cyane. Reka mbashimire. Nitwa Emmanuel Kanani, urubuga n'Umwana TV. Imana y'u Rwanda iragahorana namwe. Umwana TV n'urugwiro, babyeyi n'inzira yo kumenya ibibazo abana bato bagira, uburenganzira bwabo bwubahwe binyuze mu ijwi ry'Umwana TV. Ijwi ry'Umwana TV ryumve hose, babyeyi, ijwi ry'Umwana TV ryumve hose. Umwana TV ndayemera. Umwana TV yogere, Umwana TV yogere, Umwana TV yumve hose. Umwana TV ndayikunda, Umwana TV ndayikunda.